intumwa Paul Gitwaza agize iti wari uzi neza ko burya ijambo ryitwa customer care, ijambo customer care burya ntabwo ryaturutse ku ba businessman gusa, ariko burya rikomoka muri Bibiliya. Reka rero mbibwire bakozi b'Imana, bakozi b'Imana ndabizi neza ko mudukurikira, bakozi b'Imana bahanuzi namwe mudukurikiye. Birababaje cyane kubona umuprofete, kubona umuntu w'Imana, umukozi w'Imana akora prank cyangwa se ategura kuza gutangaza ibintu bitari byo, kuza guhanura ibintu bitari byo. Nyaboneka wowe unkurikiye muri aka kanya, ibyo bintu se wowe urabyumva nk'ukuri? Wowe si ibyo bintu wabishyigikira ko umuprofete ahanura ibintu bitari ukuri? Nyaboneka abakunzi bagusenga rwa aba bantu birakwiye ko umuprofete cyangwa se umuhanuzi, umupastori ategura ibintu nk'ibyo. Yes, ni Dieudonné Imana ishimwe rero wagarutse cyane, mwana umaze iminsi mutanyumva mutanambona, ariko ubu ngubu nagarutse cyane kugira ngo tubane cyane, muzajye mumbona ndetse muzajye muba mundeba ndetse kandi munanyumva, kugira ngo ibintu bizajye bikomeza kugenda bigenda bimera neza cyane. Iki ni ikiganiro cyitwa The Gospel Zone, turatugera mu bice bitandukanye no hirya no hino ku isi, tubagezaho amakuru atandukanye ndetse tunababwira uko gahunda ziba zifasha cyane muri gospel ya hano mu Rwanda ndetse no hirya no ku isi. Abadukunda rero bari mu bice bitandukanye, nizere ko mukunze kugenda mugira ibihe byiza cyane, ariko kandi nawe niba wakunze ubu buryo rero turi gukura, twabazanye mu kiganiro gishasha The Gospel Zone. The Gospel Zone rero mujyango yikurikira cyane kuri Gusenga Rwanda ndetse no ku Byiringiro TV, aho tuzaturi kumwe cyane mwumva bakuru atandukanye tugenda tubagezaho, ariko kandi n'abadukurikira cyane nabashishikariza gukora subscribe kuri aya machannel yombi, ndetse mwamara gukora subscribe mugasharinga kugira ngo ayo makuru akomeje kugenda abageraho cyane gatanu kuri gatanu. Aya makuru rero azajya akomeza kugenda abageraho, nta kundi rero mu kanya gato tugiye kuba dutangira. Wakwibaza tuse ikiganiro cyitwa The Gospel Zone kizajya kigaruka ku biki? Nta kindi, n'amakuru ari gutrendinga, ya makuru muba mutazi, ya makuru abari kuvuga mu gisata cya gospel, ariko kandi turatunyerukira hirya no hino ndetse tubagezaho n'icyo bita interview, imwe mu biganiro bitandukanye tuba twabahitiyemo cyangwa tuba twagiye kubashakishiriza kugira ngo murushe kugenda mumererwa neza cyane. Ibyo bizabafasha cyane rero gukomeza kugenda mugubwa neza cyane ndetse mumererwa neza, ariko kandi zicano zombi zikomeza kugenda zibafata neza cyane, ariyo Gusenga Rwanda ndetse na Ibyiringiro TV online. Tuzatugira amakuru abari gutrendinga ndetse tugira cyane n'ikindi gisata twise ubwiru mwahishwe. Igisata rero twise ubwiru mwahishwe, muzajya mwumva amagambo mutigeze mwumve cyane, n'ibindi bintu bakozi Imana bagiye batangaza mu mutazi, hari ibintu bakozi Imana bagiye batangaza mu mutazi cyane, ariko kandi muzamenyera cyane muri The Gospel Zone. Turigarukira rero cyane amakuru yo ameze ate, ibya Papa Sava ndetse na Mama Sava ndetse na Pastor Akimu bikomeje kugenda bifata indi ntera cyane ko Pastor Akimu bivuga ko yaba yaratuburiye starkazi nta wundi mwita Mama Sava. Ese bihagaze bite? Turagaruka kandi cyane ku itorero rya ADEPR rigiye nukugira gutya bagasengera abapasiteri b'abagore.
nyumvirana urumva rero amakuru yo ndayagufitiye cyane turaza kugaruka cyane amakuru yo hanze cyane aho umwe murabazi cyane baretse gushyira hanze indirimbo bita Zaburi nta bandi ni Ben na Chance bibereye muri Canada ngo ariko ibintu ntago byoroshye cyane muri Canada kuko ikintu bita winter cyangwa se ikintu bita ubukonje bumereye nabi turaza kuba tugaruka cyane cyane no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari umuhanzi witabye Imana nawe turaza kuba tumugarukaho ndetse cyane turaza kuba tubabwira no ku bindi bitandukanye reka ngaruke rero turambura amakuru yacu kuri uyu munsi abari bamaze igihe batabona Dieudonné Imanishimwe nigarukiye nahageze reka dore cyane kuri Patient Bizimana akaba yamaze kwibaruka ubuheta Patient Bizimana umuhanzi wo muri indirimbo zihimbaza Imana izi zo kuramya guhimbaza Imana rero bamwita Patient Bizimana kuri ubu ngubu yamaze kwibaruka ubuheta ni umwana w'ubuheta akaba yamaze kumwibaruka rero hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ariho yibereye nta wundi n'umuhanzi bita Patient Bizimana nyuma yaho yarari mu Rwanda abantu bakibaza se Patient Bizimana azashaka ryari bizagenda gute rwose Patient Bizimana we azakora ubukwe ryari kugira ngo atwereke umugeni yaje kubikora cyane akora ubukwe amaze gukora ubukwe yibaruka umwana wa mbere noneho yibatse umwana wa kabiri w'ubuheta ese bimaze bite byaremeze bite amakuru ye ameze ati yibarutse umwana w'ubuheta rero akaba ari umwana mwiza cyane nk'uko muri kugenda mubibona mu mafoto ndetse muri kubona umubyeyi ahantu ari kwa muganga rwose amafoto yamaze nk'uko muri kugenda mubibona inkuru yamaze kugera hanze yuko Patient Bizimana yamaze kwibaruka yamaze kwibaruka rero ubuheta nta kundi yamaze kwibaruka ubuheta rero n'umwana wa kabiri akaba yamaze kumubyara umwana w'ubuheta Patient Bizimana muramuzi cyane yaririmbye indirimbo nyinshi nziza cyane zagiye zikora abantu benshi ku mutima ari we Patient Bizimana Patient Bizimana rwose ubu ngubu ari mu byishimo byinshi cyane by'uko yibarutse ubuheta uyu Patient Bizimana rero ubu nta kibarizwa i Kigali cyangwa i Kigali Nyarugenge ahubwo yibereye ahantu bita muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho yibereye ngubu Patient Bizimana umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ari we Patient Bizimana wari mu byishimo bikomeye n'umugore we bamwita Uwera Gentille ni nyuma yuko bibarutse umwana wa kabiri bita ubuheta Patient Bizimana rero mumuzi cyane mu ndirimbo iyo neza yabwiye kimwe mu nyamakuru bya hano mu Rwanda nkuko byakomeje bigaragara ndetse natwe dutangaje ko yabyaye umwana yavutse umwana no kuvuga ngo yabyaye umwana wa kabiri yavutse kuri wa gatatu tariki ya 24 Mata ni kuwa gatatu tariki ya 24 Mata nibwo yibarutse umwana we wa kabiri kandi yamwise Elijah Bizimana bamwise Elijah Bizimana akaba ari umwana rero wa kabiri uw'umuhanzi bita Patient Bizimana hamwe n'umutambukanye we bita Uwera bamwita Uwera cyane bamwita Uwera Gentille bakaba bamaze kwibaruka umwana wa kabiri uyu mwana rero yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Tennessee mu mujyi wa Nashville mu bitaro bya Tristan Stone Medical Center Bizimana yavuze ko uyu mwana ari icyuzo cy'umuryango kandi bafite ishimwe ku mutima no kumana kuko yabakoreye ibikomeye imfura y'umuhungu ya Patient Bizimana yavutse tariki 23 Nzeri mwaka 2022 urumva ko rero ibintu byo ari sawa cyane kuri Patient Bizimana
rero kuwa 19 ukuboza nibwo Patient Bizimana wambaye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana aziha ikuzo Imana yasabye anakwa umukunzi we bita Wera Karamira Gentil ku gicamusi rero bahari isezerano imbere y'Imana biyemeza kubana akaramata. Patient Bizimana rero agaragiye n'umuhanzi Simon Kabera, Serge Iyamuremye ndetse n'uwo bita Prosper Nkomezi. Aho ngabo bose rero bari kwishimira ubukwe bw'icyamamare cyangwa se bw'umusitari wacu bamwita Patient Bizimana. Yasezeranijwe rero n'intumwa Joshua Masasu mu rusengero rwa RC Masoro, niba yita RC Masoro hariya rwose niho bari. Reka twikomereze rero n'amakuru yacu. Wari Patient Bizimana, uwo nta wundi ni Patient Bizimana. Reka tugaruke cyane nanone kandi dukubita tubangura tugaya ku nkuru yo bita Pastor Akim. Ni ibintu rero bikomeye cyane, benshi bakomeje kwibaza se tuzatwemera ubuhanuzi bwande, bizajya bigenda bite? Mana we, si bivuge gute koko? Njyewe rero mbuze uko mbivuga kuko birakomeye cyane. Uyu Patient Bizimana rero uyu nta wundi Patient Bizimana twaba tumaze kuvamo mu kanya, ariko tugeze kuri Pastor Akim. Ni prophet akaba na Pastor Akim. Pastor Akim rero giza cya ahanurira Mama Sava, avuga ati Mama Sava waruzi n'ibindi, Mama Sava waruzi n'ibindi waruzi ibindi Mama Sava, ubu ngubu ugiye waruzi ko Imana iguhaye umugabo, ubonye umugabo akaba nta wundi ari Papa Sava. Waruzi ko Papa Sava mugiye gukora ubukwe? Uzigitangaje rero bakunzi bagusengarwa ndetse na Byingiro TV, uzigitangaje. Amakuru rero dukuri bwina nuko uyu mupasiteri bita Pastor Akim ndetse na Prophete akaba yitwa Pastor Akim akaba na Prophete yamagaye agira ati ahamagaye Mama Sava aramubaza ati se Mama Sava bimeze bite ko nshaka kuza gusengera ku rusengero rwanjye? Birakaze kandi birakomeye, waje gusengera ku rusengero rwanjye ko nshaka gutwika? Ngo ngiye ndashaka kwitwikira. Muri make aka ni agatwiko kateguwe n'iyo Prophet amuhanurira ibinyoma kugira ngo ahitinge. Reka rero mbibwire bakozi b'Imana, ndabizi neza ko mudukurikira, bakozi b'Imana bahanuzi namwe mudukurikiye. Birababaje cyane kubona umuprofete, kubona umuntu w'Imana, umukozi w'Imana akora prank cyangwa se ategura kuza gutangaza ibintu bitari byo, kuza guhanura ibintu bitari byo. Nyaboneka wowe unkurikiye muri aka kanya, ibyo bintu se wowe urabyumva nk'ukuri? Wowe si ibyo bintu wabishyigikira ko umuprofete ahanura ibintu bitari ukuri? Nyaboneka bakunzi bagusengarwa, aba bantu birakwiye ko umuprofete cyangwa se umuhanuzi, umupastori ategura ibintu nk'ibyo? Ibyo bintu murabona ari ukuri byakabaye ko? Amakuru yamenyekanye rero nuko uyu Prophet Akim yahanuriye Mama Sava ibinyoma. Nkuko amakuru tuyakesha mugenzi wacu nta wundi ni Joe w'iyobokamana TV, aratangaza ko uku gupanga babipanze yarumvaga
uyu pasiteri Akimu cyangwa se Prophet Akimu abwira mama Sava ngo uzaze ndashaka kwitwikira, ndashaka gukora agatwiko. Nyamuneka nshuti zanjye rero reka mbabwira ko atari byiza tunava kuri iyi nkuru. Uyu rwose ariwe Prophet Akimu, ibintu yahanuye ni ibinyoma, ariko kandi namwe ba profete namwe ba pastori mubyumvireho, mukajya muhanura ibinyoma, mujye muhanura icyo Imana yababwiye. Reka tunyakire rero kuri ADPR mu rusengero rwa ADPR bagiye kujya basezeranya, ntago ari gusezeranya aze ko rakomeje kugenda mbyitiranya no gusezeranya, kandi ari ugusengera abagore kuba abakozi b'Imana, kuba abapasiteri. Reka mbibutse cyane ko muri doctrine za ADPR bitari byemewe ahantu umugore yagarukiraga gusa ni kuba ari ku nshingano zo kuba umwarimu. Ni ku nshingano zo kuba umwarimu gusa niho yagarukiraga, ariko amakuru kugenda avugwa cyangwa se kugenda bivugwa, nubwo ubuyobozi bwa ADPR butaratangaza amakuru ari officiel, ariko bikugenda bivugwa amakuru ari gutangazwa ari kuva bya hafi cyane ku bayobozi bo muri ADPR, nuko bagiye gutanga inshingano ku bagore. Bamwe rero bahise babisamira hejuru bavuga bati ibi ngibi byaba ari byiza, ahubwo baratinze. Abandi bati ikizira cinjiye ahera, ibintu byakomeye. Ikizira cinjiye ahera, ibyo bazirizaga ubu ngubu batangiye kubizirura. Ese nawe udukurikiye uri kuri gusengarwa ndetse uri kubyiniro TV, ese ibi ngibi byaba ari byo? Hari icyo bitwaye? Mbibutse cyane ko hari n'ibiri kugenda bivugwa cyane ko bagiye kubakomorera bakajya bambara amapantaro ndetse bakajya banadefiriza n'ibisatsi, ibintu rwose bikaba ibintu bisanzwe nkuko andi macaches yabikoraga, nkuko abikora bakadefiriza bakagira gute. Harimo abashyigikiye ndetse harimo n'abandi batabishyigikiye. Ese nawe twandikire muri comment ndetse tubwire, ese wowe ubona bimeze bite? Iyi ni ingingo tuzakomeza kugenda tugarukaho cyane, ndetse kandi tugenda kuvuga, ariko kandi bamwe bavuga bati baratinze, abandi bakavuga bati nibyo rwose n'ubundi bari basanzwe ari abakozi b'Imana, ahubwo babimike rwose, babarambikeho ikiganza, babasengere nabo bakozi b'Imana, cyane ko ngo bifuza kwagura umurimo w'Imana ndetse n'impano zabo kugira ngo zaguke. Murabizi cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abagore rwose barashoboye, kandi kuko abagore barashoboye, dore ko n'abandi bari mu buyobozi. Ese ni guki batabasengera nabo bakaba abapastori mu itorero rya ADPR? Ngayo rero nguko urumva ko muri ADPR bagiye gusengera abadamu, babahe inshingano zo kuba abashumba, agiye gushumba nawe ayobore itorero. Bagiye kujya rero bayobora amatorero, urumva ko bikomeje kugenda bifata indi ntera, ndetse kandi akomeje kugenda habamo impinduka, ndetse n'amakuru kugenda avugwa nuko ngo muri ADPR harakwiye kuba hajyamo ikintu bita reforme, hakwiye kuba habamo reforme rwose, ibintu bikagenda neza, hakabamo ikintu bita reforme, hakagira impinduka, dore ko
bakigendera ku mategeko ndetse cyangwa se kuri discipline yashyizweho ubu bakaba bashize imyaka 84 yose. Urumva ko ari ikintu gikomeye cyane, hashize imyaka 84. Rero urumva ko reforme yakabaye irakwiriye rero ko hagira byimwe mu bihindurwa cyane muri doctrine ndetse no muri discipline z'itoro rya ADEPR, cyane ko ubu ngubu cyane ko imyaka iri kugenda ndetse na vision iri kugenda itera imbere mu buryo butanga, cyangwa se ibi biri kugenda bifata indi ntera, ibi biri kugenda bihinduka. Reka rero tunyarukire kwa Ben na Chance. Ben na Chance murabazi ni abahanzi bari indirimbo zihimbaza Imana mu Rwanda, ariko ngo ibintu byatangiye kubatonda cyane ahantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ku mugabane wa Amerika, ariko kandi mu gihugu cya Canada ngo ni ahantu hakonja kubi cyane ngo harakonja cyane aho hantu ngo harakonja cyane, ngo byatangiye kubatonda ndetse no kuri indege ngo byarabatonze cyane. Reka nze mubwire ibintu bitandukanye byagiye bibatonda cyane abana bahanzi. Ni abana bamwita Ben na Chance, akaba ari kapo. Ben akaba ari umupasiteri, Chance akaba ari umuyobozi w'imiririmbire cyangwa se dirija muri Alarme Ministries. Ben na Chance rero baza bagiye gukora tour muri Canada, bakora tour zitandukanye, bagenda bazenguruka cyane muri ibyo bihugu, mu gihugu cya Canada mu mijyi itandukanye. Bimwe mu bintu rero byarabatonze cyane rwose, kuko ngo ndi ahantu haba ubukonje cyane. Bimwe mu bintu rero byabatonze nk'uko babikoze mu kiganiro bakoze live hamwe n'umwe mu bari babakira bamwita Willy Gakunzi, aho bavuganaga ati Ben yavuze ko bakiriwe neza cyane, yumvikanisha ko baziyongeza iminsi yo kubayo mbere yo kugaruka mu Rwanda, bagafata umwanya uhagije wo kugirayo ibihe byiza bizatuma rero bagira ibihe byiza kugira ngo bagaruke mu mujyi wa Kigali. Rero uyu mupasiteri yagaragaje ko ahantu hari ahantu hakonje cyane, ndetse bimwe mu bintu byabatonze bageze ku kibuga cy'indege n'ibindi bitandukanye. Bakomeje kugenda bavuga ko byagiye bibatonda cyane aho bakoreye icyo kiganiro. Iki gitaramo rero kizabera muri Canada mu mijyi itandukanye, dore ko benshi muri Gakunzi wakoranye na Ben Chance indirimbo bise uhoraho, avuga ko intego nyamukuru y'ibi bitaramo ari ukwagura ubwami bw'Imana no guhuza umubiri wa Kristo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na Canada, hanyuma bikabaha imbaraga zo gushyira kuramya kwabo mu bikorwa. Ati mu by'ukuri ntabwo nge Willy ku giti cyanjye ninjiye mu bategura ibi bitaramo, ahubwo nk'umuyobozi w'umurimo. Ni bimwe mu nkingi cyangwa se ni bimwe mu nkingi duhagazemo zituma dukora umurimo w'Imana. Misiyo yanjye ni ukuwaringa umubiri wa Kristo biciye mu mpano zitandukanye. Ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu bizafasha cyangwa se kimwe mu bintu cyatumye Ben na Chance bajya mu gihugu cya Canada no kwemponinga cyangwa se guha imbaraga umubiri wa Kristo. Ben na Chance rero ubu bakaba bibereye muri Canada, aho bari rero bakomeje kugenda bagubwa neza cyane. Reka tunyereke cyane rero, ni kumwe mu bahanzi mwita Cyusa Ibrahim, muramuzi cyane, akaba ari umuhanzi uri mu ndirimbo za gakondo hano mu Rwanda. Akaba rero nawe yagize atya, Cyusa Ibrahim ngo yakoze indirimbo ihimbaza Imana, yakomoye ku mijugujugu yagiye aterwa ku bigendanye n'umugore bigeze kuba bari kumwe. Ibyo rero kubera imijugujugu myinshi yagiye aterwa, Cyusa Ibrahim muramuzi uko asanzwe ari umuhanzi w'indirimbo za gakondo, ndetse kandi akaba ari umwe mu bahanzi babarizwa muri,
ntabwo turamenya aho asengera neza, ariko urumva ko ijwi cyangwa se izina rye ari iryo mu Bayisilamu. Umuhanzi rero mu njyana gakondo Cyusa Ibonimo yashyize hanze amashusho y'indirimbo nshya yise Isengesho, yakoze nyuma y'imijugujugu yatewe n'abantu mu bihe bitandukanye, cyane cyane binyuze mu bikorwa bishamikiye ku myidagaduro. Iyi ndirimbo rero yayishyize hanze kuri uyu wa gatatu tariki 24 mu gihe ari kwitegura gukora igitaramo cye. Akaba yashyize hanze rero indirimbo himbaza Imana yise Isengesho. Indirimbo yagira ati indirimbo yahimbye nyuma y'ibihe bitandukanye, nahimbye kubera njyewe bitewe n'igihe naciyemo abantu bose benshi bantera imijugujugu, ndetse aho ndavuga nti wa mugane wasanga nanjye ntari shyashya. Nahereye aho rero ngira igitekerezo nti uko nakoze indirimbo meze nk'umuntu uvuga ibyambayeho byose. Mu bitero rero by'iyi ndirimbo hari aho avuga ko yavugurujwe n'ibivugwa na rubanda, agasaba Imana kumuha imbaraga zo kongera gusabana nayo. Ati niba abantu batangiye kugucira akarutega, ni uko wasanga natwe atari shyashya. Ni muri ubwo buryo rero nahimbyemo iyi ndirimbo. Ni ukuvuga ngo rero nawe yarisuzumye asanga atari shyashya, bituma ahimba iyi ndirimbo ayita Isengesho. Yarimo yinyuramo avuga ati ese meze bite, nawe yagize ati rero reka mpimbe isengesho. Tunyerekere kuri Krizo. Byari bimenyerewe cyane ko ari umuhanzi bita Israel Mbonyi, koro cyane cyane muri gospel, ukunda cyane gukora igitaramo akagikorera muri BK Arena akanayuzuza. Ngiye nagiye mpibera cyane, akakora ibitaramo cyane cyane kuri Noheli, ndetse agakoramo ibitaramo, amaze gukoramo ibitaramo 2 kandi byose abantu babizamo bakuzura muri BK Arena. Mu bahanzi rero barimba neza cyane, abazwi cyane ku ndirimbo yise Wahozeho. Byatangaje benshi ndetse bitungura benshi, aho umuhanzi bita Krizo Ndasingwa yagize atya agahita avuga ati album yanjye ngomba kuyisorera muri BK Arena. Agira ati ngomba kuyikorera muri BK Arena, ngomba kuyimurikira muri BK Arena. Urumva ko ari inzozi zikomeye cyane. We akaba atangaza ko ari inzozi cyane, akaba agiye gukora n'umuhanzi yamwita Aime Uwimana, ndetse kandi ukazaba ari kumwe na James na Daniela n'itsinda rya True Promises. Kuri we rwose akaba avuga ati ngewe nkanjye nka Krizo Ndasingwa ntabwo nabyishoboza, ariko kubw'ubushobozi bw'Imana ndetse no kuba ikomeje kugenda yereka ko inshyigikiye. No gukomeza kunyereka ko inshyigikiye, jewe nzakorera igitaramo cyanjye cyo kumurika album yanjye muri BK Arena. Ni byiza cyane rero nyuma yaho Israel Mbonyi bigaragaje ko bishoboka undi muramyi bita Ndasingwa Krizo agiye gukora amateka atarakora undi muramyi n'umwe, cyangwa se yakozwe na Israel Mbonyi gusa. Ubu ngubu Ndasingwa nawe agiye kongera gukora amateka, akorere igitaramo muri BK Arena. Alright, tugenda ku musozo rero, reka mbabwire ko tugiye kunyarukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari amakuru kuvuga umwe mu bahanzi bakomeye ndetse bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko ubu ngubu
yamaze gushiramo umwuka. Umuhanzikazi rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose mu gisata cya gospel ntabwo bamerewe neza cyane cyane ko umuhanzikazi bita Mandisa yitabye Imana ku myaka 47. Umuhanzikazi w'indirimbo zimbaza Imana bita Mandisa uri muri mu baramyi bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wakunzwe mu ndirimbo yitwa Stronger Overcome n'izindi, yitabye Imana afite imyaka 47 gusa y'amavuko. Mandisa rero yari umuhanzi akaba n'umwanditsi, akaba rero amakuru ari kugenda avugwa cyane kuri uyu muhanzikazi, akaba amakuru y'urupfu rw'uyu muhanzikazi bita Mandisa yababaje benshi bamukunda ibihangano bye. Yatangajwe n'umujyanama we wabibwiye CNN, abatangariza ko kuri wa kane w'icyumweru gishize tariki ya 18 aribwo Mandisa yitabye Imana, yapfiriye mu rugo rwe mu mujyi wa Nashville aho yazize urupfu rusanzwe. Umujyanama we rero akaba yaratangaje ko uyu mukozi w'Imana ariwe wasanzwe mu buriri bwe yashizemo umwuka mu gitondo cyo ku tariki ya 18, yajyanywe kwa muganga ngo hasuzumwe icyaba cyamwishe cyangwa cyaba cyamuhitanye. Ubusanzwe atararwaye, basanga yazize urupfu rusanzwe. Reka rero tugana ku musozo tubagezeho n'ikindi gice cyacu tubasogongezeho gatoya, ariko kandi mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzaba ramburira cyane iki gice twise reka rero tugerukire cyane mu gice twise ubwiru mwahishwe. Ese mu bwiru mwahishwe harimo iki? Uyu munsi turaza kuba tuganira ku ki? Ese twabateguriye iki? Ntucike rero, reka nze ngikubwire. Mu cyitwa rero ubwiru mwahishwe, reka nze ngikubwire mu kanya. Naringize ntireka tubarubeshe cyane ku gace gatoya tuzajya tubagezaho twise ubwiru mwahishwe. Wari uzi ko abakozi b'Imana hari amagambo bajya batubwira akomeye ariko mutajya mwitaho? batubwira ubutumwa bwiza. Nta wundi ni umushumba, akaba umukozi w'Imana, akaba afite amatorero menshi mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Yagiye akora ibikorwa bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Nta handi cyangwa se nta wundi ni intumwa Paul Gitwaza. Intumwa Paul Gitwaza agize iti: wari uzi neza ko burya ijambo ryitwa customer care, ijambo customer care burya ntabwo ryaturutse ku ba businessman gusa, ariko burya rikomoka muri Bibiliya. Ngo Imana niyo yonyine idusaba kugira customer care. Iyo customer care rero burya ngo ni muri Bibiliya. Imana burya isaba abantu bose kugira customer care, ariko kandi iyo customer care cyangwa se gutanga serivisi neza cyangwa se kugira abantu neza, ibyo ngibyo byose bitangirira ntahandi bitangira rero, ngo bitangirira ku muntu, bitangirira ku bashumba. Abashumba burya nimwe mwakabaye mugira customer care, mwakabaye mugira kwita ku bakozi b'Imana cyangwa se ku bantu b'Imana babashaka. Bashumba ngo mwakabaye burya ahantu hose uri, ahantu hose ukorera, mu byo byari byose ukora, burya ngo uri pastor, burya ngo uri umushumba.
inshuti yanjye rero mu kintu cyitwa ubwira umwahishwe, burya haba mu kazi kawe ukora, haba mu bindi, haba mu byo ukora by'akazi, ku kazi, aho uri, mu byo ukora, waba uri producer, waba uri umuntu utunganya ibintu, burya ngo uri umushumba. Ujye ugirira abantu bose neza, uhe keya abantu bose, burya ngo uzaba ukoze inshingano Imana igushakaho. Uzaba rero ukoze inshingano Imana igushakaho. Nyamuneka nimaze kumva ino jambo ryakugira akamaro cyangwa se ryaguhindura ubuzima, uryumve kandi urifate nk'impamba ikomeye. Uyu mukozi w'Imana n'ubutumwa yabicishije mu ijambo ry'Imana, ariko natwe turabacukumburira tukagenda tukabwira icyo twise ubwira umwahishwe.